uyu munsi nje kuvuguruza ndetse no gukosora imbwirwaruhame ya Bizimana Jean Damascene aherutse gutambutsa ubwo yabwiraga urubyiruko ko rugomba kureka imvugo ikoreshwa cyane cyane mu bitaramo ndetse n'ibirori bitandukanye, igira iti hahiye cyangwa se gutwika, akabihuza no kwica ndetse akabigereranya n'amateka yo muri 1959. Bwana Bizimana Jean Damascene, niba utabikoze nkana cyangwa se washakaga gutambutsa ubutumwa, wari kubigenera umwanya w'amateka, ariko ntuhuze iryo jambo gutwika cyangwa se hahiye bikoreshwa muri concept y'igitaramo ngo ubihuze n'ibintu bitagereranye. Bwana Bizimana Jean Damascene, urabizi neza ko ijambo gutwika cyeka nuko bari uko babivuze mu Kinyarwanda, gutwika cyangwa se hahiye ni ijambo riri international, ijambo fire. Ni ukuvuga ngo igitaramo cyari kiryoshye, igitaramo cyari cyiza, hari umunezero, abantu bari bishimye, performance yagenze neza, umuhanzi yaririmbye neza, umuziki, ibikoresho, sound production byari biryoshye, abantu bari bahari, bari bambaye neza, ibyo kunywa byari amazing. Ni ukuvuga ngo fire baba bavuga, umuriro baba bavuga ni ibyishimo, nta hantu bihuriye no kwica. Waretse gutera abantu umutima mubi, waretse kwinjizamo abantu ubugome bitari ngombwa. Urabona mu 2026 abajene bafite access kuri internet, badafite uburenganzira bwo gusoma ngo barebe bihitiremo icyiza n'ikibi. Byibura se wari wabona muri concert cyangwa mu birori bitandukanye aho u Rwanda rwafatiwe n'inkotanyi muri 1994, wari wabona hari umuntu utwika undi muri concert? Wari wabona hari umuntu umugirira nabi? Wari wabona umuntu hari umuntu ukoresha umuriro ngo umuntu apfe cyangwa akomereke? Byibura ngo ube wabikomozaho ugira uti nyamara iyi mvugo mukoresha n'ibyo itangiye kuzana birimo biragenda nabi, reka tugabanye. Noneho ubibutse muri ayo mateka yaranze u Rwanda ko hari ahantu bihuriye, n'ahantu bihuriye. Concert was on fire. Banza ugenda urebe indirimbo ya King James ivuga ngo cyahiye, ikirori cyahiye. Ese warayumvishije? Wumvishije icyo ashaka kuvugamo? Ikirori cyahiye, abantu bari bambaye neza, umuziki wari mwiza, twabyinnye, twishimye, twanezerewe. Noneho nayo muyihagarike. Ese wari wabona indirimbo ya Alicia Keys ivuga ngo this girl is on fire? Warayibonye? None se ugiye kubwira ko umuntu wo hanze y'igihugu cy'u Rwanda yaje gutwika muri 1959? Ibyo se hari ahantu bihuriye kwe? Rero hagarika gutera abantu umutima mubi, hagarika no kubashyiramo ahubwo ibitekerezo. Iyo utangiye kubizana gutyo utuma abantu batekereza ibintu bibi bitari na ngombwa, batari banagatekerejeho. Niko se Bizimana, inzu zihora zishya ku Gisozi hamaze gushya kangahe? Station d'essence, amazu ahora shya, biba byabereye mu gitaramo se? Umuriro cyangwa se fire cyangwa se gutwika ntabwo byabereyeho kwica, wakishe, sibyo? Reka tujye mu birori nk'uko twaturi kubivuga. Umuriro cyangwa fire cyangwa gutwika cyangwa kurasa cyangwa guturitsa ntago biba gusa muri concert. Wibuke ko no mu mpera z'umwaka ducana fireworks, feu d'artifice. None se wambwira ko mucana feu d'artifice kugira ngo mwice abantu bo muri 1959 mu batwikire? Ubwo urumva ibyo bintu hari ahantu bihuriye? None se iyi ngabo y'igihugu yaguye ku rugamba ntago murasa hejuru bivuga ngo ni uguha umuntu icyubahiro? None se umuntu yagize anniversaire tuvuye muri concept y'ubyishimo n'igitaramo n'ibyo byose bya performance, ntago umuntu acana buji? Rero reka ngusobanurire, niba wenda utarize science cyangwa utabizi cyangwa se kubera imyaka ufite utareba kuri murandasi cyangwa utagendana n'igihe,
genda urebe icyo umuriro umaze muri cadre ya siyansi. Byonyine umuriro, faya, gutwika, icyotezo, umuriro ni imwe muri elema enye zigize ibinyabuzima cyangwa se bigize ibintu by'ingenzi mu buzima bw'umuntu. Umuriro utanga energy, imbaraga, ugatanga urumuri, ugatanga transformation. Ni ukuvuga ngo umuriro cyangwa se gutwika cyangwa gucana bifata ikintu bikakibyazamo ikindi, ayo y'amashanyarazi tubona, cyangwa se ukavuga uti mfashe brochette nyishyize ku cyokezo irambyarira brochette ihiye, mfashe ikijumba ndacyokeje kirambyarira ikijumba gihiye. Nta hantu bihuriye no kwica. Umuriro tutawufite ntago twabaho. Umuriro nutanga ibyishimo ntago wabishyiraho bihwanye ngo kwica, ntago bishoboka. Usibye umuriro hari n'amazi. Muri 4 éléments de la matière harimo umuriro, harimo amazi, harimo umwuka duhumeka, harimo n'ubutaka. Ibyo bintu ubundi ntago byabereho kwica cyangwa ngo bibereho kwangiza cyangwa bihuzwe n'amateka, ntago bibaho. Umuriro ubereyeho kumurika, ari nibyo urwo rubyiruko ruba rurimo ruravuga. Umuriro wica ryari? Ntago wica ari uko ari cyo waremewe. Umuriro wica ari uko habaye accident cyangwa se byagambiriwe ukoreshejwe nabi. Ni kimwe nuko abantu cyangwa batambutse, abantu inzirakarengane zatambutse zitishwe n'umuriro gusa, bishwe n'amazi. Amazi ashobora kukwica uri koga. Umwuka ushobora kukwica wagiye ahantu hari monoxide de carbone, hatari oxygene ihagije. Ubutaka bushobora kukwica wagiye ahantu hari ibumba, clay, ugateberamo. None se ubu tuvuge yuko ibyo bintu utabizi cyangwa se bitari mu bwonko bwawe. Kereka rero propaganda zawe zirarambiranye bizimana. Kereka nimushinga iyindi dictionnaire. Niba mushaka kubuza abantu amagambo murema yandi, bwira abantu noneho bareke kuvuga umuriro, bareke kuvuga gutwika. Iyi ndirimbo ya Bruce Melody yitwa The Beauty on Fire muyihagarike. Indirimbo ya King James yitwa Cyahiye muyihagarike. Indirimbo zose zirimo fire 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 mu Rwanda muzivaneho. None urubyiruko rugira amahoro. Abantu mwabagize nk'indogobe, icara, haguruka, ryama, byuka. None se bizimana, ejo umuntu nk'urundi rugero rutandukiriye ibyo by'umuriro wari urimo. Ejo umuntu najya gutira umuhoro mu baturanyi, ati ntiza umuhoro ngira icyo nikorera, uzavuga ngo agiye kunyica. None se tuyobowe iby'umuhoro wakoze mu mahano yabaye mu Rwanda. Umuntu azavuga iki, areka iki, akora iki. Rero uwabeshye urubyiruko kosora, kubera yuko ntabwo abantu baba mu Rwanda gusa, turi ku isi yose kandi turakurikira. Ndetse n'urubyiruko rwo muri diaspora rushobora kuza mu Rwanda bagatangira fire fire fire, bagatangira. None se tuzajye tubivuga mu Cyongereza kugira ngo basi umuntu agire amahoro. Rero nta hantu bihuriye. Wikomeza kuroga urubyiruko, nakubwiye ko ijisho ryanjye riguhozeho. Ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda ni inshingano za buri munyarwanda wese. Witubeshya rero.